ubwo mu minsi yashize humvikanye inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane. Ni nkaho navuga ngo abakristo b'idini Gatolika bari batakaje umuvugizi wabo ku isi, wagira ngo nta ruvugiro bari bafite. Ubwo batakazaga uwahoze ngo ari umushumba mukuru w'iri dini Gatolika ari we Papa Francis, wari umaze igihe kinini abayoboye ndetse cyangwa se ari n'umuyobozi mukuru cyangwa se perezida w'iki gihugu Vatican, ngo yari amaze iminsi arwaye indwara y'umusonga ariko binamufatanyije n'ubusaza. Mu minsi yashize nibwo yatanze, ubwo ni mu kwezi kwashize, mu ntangiriro z'uku kwezi, buriya niko nabyita, kari agahinda gakomeye. Nyuma yo gutabazwa cyangwa se nyuma y'ishyingurwa rye, nibwo ngo hahise hagira cyangwa se habaho umuhezo w'abakardinali 120 ngo baba batarengeje imyaka 80, haba hari gutorwemo undi mupapa mushyashya cyangwa se undi muyobozi wa Gatolika mushyashya by'igitaraganya. Ngo ariko byabanje kugorana kuko byaratinze binafata igihe kirekire, cyane cyane ko hari higanjemo abakardinali benshi cyane b'abirabura. Ubu ngubu hari hitezwe yuko hazatorwa umukardinali w'umwirabura kuri iyi nshuro, ariko itora cyangwa se uko itora ryagenze byakomeje kunanirana, bikomeza kuba intambara kugira ngo haboneke undi mushyashya. Ahubwo hafi no kubivamo byari byaragoranye cyane. Kuri iyi nshuro nje kubabwira yuko habonetse ngo umupapa mushyashya ari we wahawe izina rya Mutagatifu Leo wa 14. Reka ngusabe gukora subscribe maze like na share. Iyi ni Umuvuno TV show, bikore kugira ngo tuzajye twibanira. Reka ntangire mwiyumvire nk'ibisanzwe, ni Ken Chris. Papa Leo wa 14 umunyamerika yatorewe kuba umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika. Inteko y'abakardinali 133 bateraniye muri Chapelle ya Sistine i Vatican kuri uyu mugoroba wa tariki ya 8 Gicurasi 2025 yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika Cardinal Robert Francis Prevost. Itorwa rya Papa mushyashya ryemejwe n'umwotsi w'umweru wazamutse kuri Chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko iri tora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 mu ijana 33 y'abakardinali bitabiriye iri tora. Cardinal Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma yaho habaye ibyiciro bitatu by'itora, birimo kimwe cyabaye tariki ya 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye ku ya 8 Gicurasi. Yafashe izina ry'ubutungane rya Leo wa 14. Papa Leo wa 14 yavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois tariki ya 14 Nzeri 1955. Yagizwe Cardinal na Papa Francis tariki ya 15 Mata 2023. Amuragiza Diocese Gatolika ya Callao muri Peru. Niwe Cardinal wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika. Ibi byashimishije Perezida Donald Trump. Wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye aba papa mushya. Ati Donald Trump mu byishimo byinshi cyane yatangaje yuko
yishimye byamurenze bitewe n'uko yifuzaga ko igihugu cye cya Amerika cyazatanga umukandida ndetse akanatorwa, ahubwo yaba ari n'ibishoboka na ruswa yari kuzatangwa itanzwe na Donald Trump. Perezida Trump yagize ati nishimwe Cardinal Robert Francis Prevost kuba yatorewe kuba papa. Ni icyubahiro kubona ko ari we papa wa mbere w'umunyamerika. Mbega ibyishimo, mbere icyubahiro gikomeye mu gihugu cyacu. Niteguye guhura na Papa Leo wa 14. Bizaba ari ibihe by'ingenzi cyane kuri njye. Muri 2023 Papa Leo wa 14 yagaragaje ko Kiliziya Gatolika idakwiye kwigisha amahame yayo gusa, ahubwo ko ikwiye kubwira isi igisobanuro cyo kumenya Yezu Kristo. Ati akenshi kuganzwa no kwigisha amahame ariko bikarangira twibagiwe ko umurimo wacu wibanze ari ukwigisha icyo kumenya Yezu Kristo. Bisobanuye umurimo wacu ni ukwagura ihema tukareka buri wese akinjira muri Kiliziya. Ati burya kwigisha amahame ibingibi ntabwo bihagije gusa, ahubwo intego nziza kwari ukwigisha ko Yezu Kristo ariho kandi akora, ahubwo tukanagura n'amahame buri wese akisanga mw'iri dini rya Kiliziya Gatolika. Kwagura amahema ni nko kuvuga kubaka shapeli nyinshi ndetse n'insengero nyinshi cyangwa se za Kiliziya nyinshi ku isi. Ubu butumwa buca amarenga ko Papa Leo wa 14 yiteguye kugendera mu murongo wa Papa Francis yasimbuye kuri inshingano, urimo kudaheza uwo ari we wese ushaka umugisha w'Imana uko yaba ateye n'imibereho yose yaba abayemo. Nyamara uyu nguyu azanye imiterere cyangwa se azanye kamere nk'iyuyu uvuyeho inshingano azitangiye neza, azitangiranye ubutungane ndetse akaba anazitangiranye umutima mwiza w'ihumure ndetse n'umutima wo kuvuga ati ni karibu kuri buri wese. Icyakoze ntabwo avugwaho rumwe kuko nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Pillar muri Nzeri 2024, Papa Leo wa 14 ntiyigeze akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera muri 2007. Aba bapadiri bakoreraga muri Diocese ya Chiclayo muri Peru, yayobowe na Papa Leo wa 14 kuva muri 2014 kugeza muri 2023 ubwo yahabwaga inshingano i Roma. Mbere y'uko Papa mushya agera imbere y'ahateraniye mu mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye kiri iruhande rwa Chapelle ya Sistine. Iki cyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira kigaragara nk'igisanzwe. Ni gitoya ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha Papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi Papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Aha niho Kardinali watowe yiyamburira ikanzu itukura y'abakardinali akambara iyera ya Papa mushya. Biba bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane. Mw'iki cyumba haba harimo amakanzu atatu y'abapapa, arimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini, kuko abadozi b'i Vatikani baba batazi niba Papa mushya azaba abyibushye cyangwa ananutse. Bivuze ko iyo amaze
kugeramo yambara imukwiye. Haba harimo kandi inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro bitatu bikomeye: guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'umwanya kuri Chapelle ya Sistine hasohotse umwotsi w'umweru. Cardinal ubifite mu nshingano agera ku ibaraza rya Bazilika ya Mutagatifu Petero mbere akavuga mu magambo y'Ikilatini agira ati: Habemus Papam. Ati uyu mukardinale ubifite mu nshingano agera ku ibaraza rya Bazilika Mutagatifu Petero akavuga mu magambo y'Ikilatini avuga ati Habemus Papam, asobanura ati dufite papa. Iyo aya magambo amaze kuvugwa nibwo papa mushya agera kuri iri baraza akageza ijambo ku bakristo bateraniye ku iyi mbuga ya Kiliziya Gatolika yose muri rusange. Bivuze ngo ibingibi byabayeho nyuma y'uko iri jambo Habemus Papam risobanura ati dufite papa ryo mu Kilatini, ati yatambutse, yateye intambwe ageza ijambo rya mbere ku bakristo bari bateraniye aho ngaho. Niko byagenze nyuma y'itora rya Papa Leo wa 14, ubwo abakristo bari kuri iyi mbuga bamubonaga bagaragaje ibyishimo by'ikirenga. Nguku uko byagenze, ngiri itora uko ryarangiye. Habonetse uyu mupapa mushyashya wahoze yitwa Robert Prevost, umunyamerika. Kuri ubu ngubu yahinduriwe izina yitwa Mutagatifu Leo wa 14 nyuma yo gutorwa. Dore nguyu ni umunyamerika wo mu kigero cy'imyaka 60 n'ingahe, kuko yavutse mu 1955. Aracyari mutoya, akaba ari n'umunyamerika. Ati ibingibi burya byanashimishije umukuru w'igihugu Amerika Donald Trump. Ati bizaba ari ibihe by'ingenzi, bizaba ari ibyishimo bikomeye, nantumira ngo njye guhura nawe. Ngibi uko byagenze, ahubwo icyo nibaza ni iki ngiki: uyu mupapa azakundwa cyangwa se azagira ubuhanga ndetse n'ubuhangange nk'uyu nguyu wahozeho ari we Papa Francis? Ibingibi nanjye ndabyibaza. Kuba atowe ngo mu myaka 1000 ishize ari umunyamerika, nyamara abajyaho bose baba bakomoka mu mugabane w'i Burayi, ariko kuri ubu ngubu akaba yatowe ari umunyamerika, mu gihe hari hitezwe yuko hari butorwe umwirabura, bitewe n'uko abakardinali benshi bari hariya hirya bari abirabura. Ibyo nk'uko mbyibaza, ndakeka namwe ariko mubyibaza. Ikiganiro cyiza nk'iki nakagaruka. Nk'ibisanzwe uyu ni Umuvuno TV Show. Ndagira ngo mubikurikirane mwitonze, kandi mujye mwibuka mukore subscribe maze like na share. Uyu ni Ken Chris. Ikiganiro cyiza nk'iki nakagaruka. Bye, mumugire ibihe byiza.